Yes, reka nongeye nkusuhuze kandi wifurize impagarike n'ubugingo ubudahwema kudukurikirana hano kuri NGS Empire, ukaba utureba warakanze subscribe, ni iby'agaciro cyane. Abanyeshuri amakuru menshi mwari mutegereje, igihe cyanyu cyageze ngo mumenye mwamenya resulta. Nkuko mumaze kubyumva ku maradiyo rero, amanota y'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange trokome akaba amaze kugera hanze. Rero nje hano nje kukwereka uburyo ushobora kwireberamo resulta zawe. Wowe wakoze icyare tukaba ukeneye kumenya resulta zawe, nje kukugezaho uburyo wareba amanota yawe. So nkuko mubizi rero, amanota kugira ngo ube wayareba uyareba mu buryo bubiri. Uburyo bubiri ubasha kuba wayarebamo, hari uburyo bwa mbere kenshi bakunda gukoresha bwitwa USCD cyangwa se uburyo bwa message. Hahandi ugenda muri message ukandikamo nimero ukohereza kuri nimero baba batanze, wandikamo nimero z'umunyeshuri ukohereza kuri nimero baba batanze, resulta zawe zigahita ziza. Ubu buryo rero bwo ntabwo ndibuze kububereka kuko ni uburyo kenshi ntabwo bukunda cyane cyane nk'ubu y'amanota amaze gusohoka cyangwa se amaze igihe gitoya asohotse, ahubwo bisaba gutegerezaho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa se umunsi umwe. Uburyo bwa message nibwo waba uri gukunda. Uyu munsi ngiye kukwereka rero uburyo ushobora kuyirebera ukoresheje uburyo bwa internet. Niba ufite smartphone yawe cyangwa se niba hari umuvandimwe wawe ufite smartphone, ukaba wamutira ukabuza agakode kawe, ukaba wakinjiramo ugahita ureba amanota yawe. So tudatinze, ubundi cya mbere ugomba kwitaho ni ukuba ufite icyo twita gatoya, ugomba kuba ufite muri telefone yawe cyangwa se ufite computer, ugomba kuba ufite icyo bita Google Chrome. Dore ngiyi murayibona, ariko hari abatagira Google Chrome cyangwa se bakaba bafite icyo bita Google isanzwe ibiri muri telefone. Uburyo bwa Google murayibona ahangaha, nayo ushobora kuzise akaba ari gukoresha, ariko reka twebwe twikoreshereze kubera Google Chrome. Dore ngiyi niyo uri buze ugafungura. Cyambere na mbere uraba ufiteho megabyte, urebe ko tutazifunguye kuko ntabwo wayareba nta megabyte ufiteho, ntibishoboka. Barabizi ibintu bya internet. Numara gufungura megabyte uraza hano muri Chrome. Numara gufungura Chrome uraza kugera ahantu hameze gutya, harimo ibintu kanze wenda nse n'usubira inyuma, nse n'ubikupa ibintu byose bise naho bigera kuri noza. Mba narafunguye ibintu byinshi yewe, gatoya. Okay, ndumva reba. Uraza ufungure Chrome gutya. Chrome yawe utegereze ko ifunguka. So nubona itari no gufunguka ngo ugaho kwandikira, urabona hano hejuru, uraza ukirikemo. Numara gukirikamo urakugeza ahantu hameze gutya hatere. Amagambo agiye kukubwira urandikamo ngo check national exam result. Check national exam result. Hari n'igihe bitabiza, dore hano hasi bitabiza kenshi niyo wakunze kubikoreshaho cyangwa se niyo utarabikoreshaho, hari igihe bahita bagwa suggestion y'ibintu ushobora guhita ureba. Dore ngiyi uraza ukirikeho urandikamo check national exam result. Okay, ukirikeho tegereze bitewe na megabyte na connection yawe uko igenda. Uragira ahantu hameze gutya kuri page imeze gutya, urazamuka. Gatoya, izi ni message zo kuri WhatsApp ziba zirimo ziza. Uragira ahantu hameze gutya bakubwira ngo there are two ways of checking national exam result. Urabyirengagiza, uraza ugere kuri page ya mbere. Urayibona imeze gutya ya 2021 2023. Urahirengagiza, ntiwirirwe uhatinda rwose, ahubwo wowe icyo urakora uraza uze ahangaha kuri check national exam result, ariho uza ugakirika. Then numara kwakirika barahita bakugeza kuri iyi page imeze gutya. Numara kugera kuri iyi page imeze gutya, uraza guhitamo bitewe n'umunyeshuri ugiye kurebera. Wenda ko tuvuge ko ugiye kurebera umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Uraza ukirike hano mu wa gatatu. Uri kubabona hari utuntu twishi, hari P6, hari senior 3, hari senior 6, ariko ibya senior 6 byo ntibyarasohoka. Urabona, uraza ujya ahangaha handitse senior 3, wandikemo nimero wakoreyeho. Wenda tuguha urugero, wowe ukoreye kuri 0404 016, wenda n'urugero
murabizi ko nimero zanyu muzandika ugahita ukurikizaho ijambo ORC ordinary level ORC, murabibona, ugakurikizaho nimero z'umunyeshuri wenda 012. Ikintu utagomba kwibagirwa ni umwaka, ugakurikizaho umwaka wakoreye mu 2023, then uhita ukora muri kariya kantu k'ubururu kanditsemo ka search, amanota ahitaza. Wenda reka tubigire ibanga uyu muntu mutamubonera amanota. Rero niba ari no wa P6 nawe uraza ukirika nganditse P6 akubwire code yakoreyeho ugire arizo urebera, biterwa mbese n'umuntu ugiye kureba. Niba ari uwo mu gatatu uramanza ukirika hano handitse senior 3 ariho ugenda ukirike, ariko niba ari uwo mu gatandatu urakirika ahangaha handitse P6 ubundi ube wacekinga kureba wareba amanota wagize. Ariko reka nkwibutsa no gukanda subscribe niba utarayikanda hano kuri channel yacu, kugira ngo tujye tubana mu tuntu tw'ubwenge tuba tukugezaho nibisanzwe, n'ibintu byoroshye cyane maze ukimenyera resulta zawe. Ntabwo ari ngombwa ko waba ujya kureba abantu ngo bakurebere, byishe n'igihe ushaka abantu batamenya n'amanota yawe, so ukabyikorera wowe ubwawe. So reka ngushimire rero, Imana ibarinde kandi bikomeze kubafasha muri aya mashuri mugiye gutangira. Bye bye, ciao ciao, Imana irabakunda, bye bye.